utore mbese meze bite se salama mubaye salama nudi twaburanye nudi mahoro bana mahoro ni meza urakomeye meze bite ni sawa nagushatse bana washatse nakubuze kabisa nyine nanjye ari wigize nka telefone yabuze umunara kabisa igihe bazaniye 4G uko ko nawe usigaye wiruka kurusha umuvuduko wayo ko se naburiye he ko mba ndahantu hose nudi niwe nashakaga urashakira iki se ko nanjye hari umuntu negereje ahangaha uwo muntu umureke si uhuye n'umukire yawe ntuhuye n'umukire kirimbuzi nta mukire bwawe nta kintu kikuvaho pe mu buzima wigeze urota amafaranga reka ariko ndebe umuntu negereje wigeze urota watoye igifuka cy'amafaranga mu muserenge waretse kunzanira ibintu by'inzozi ukareka ngigurira ukagenda ngigumira muri gahunda zanjye reka kuguhungeye twangukiza iyo diabete n'izo nzo kurwanya ubyibuhe ugira inda nk'abandi umujyana mu buzima usigaye ugenda utanga imiti reka kujya muri amatelefoni nudi umva have kupari ugeze hese ngo tugende mureke uwo nguwo mureke waretse niba uhuye n'umukire ntegereje umuntu ugiye ku 500 wowe uravuga iki 5 se ko nabikuba n'icurije ariko twuzi ko dukorana n'amabanki abadushaka barangize uri guhwinina wirukanka mbwira ugendere nudi banza untega amatwi wumve ko Imana yanyujije muri nge muri twe Imana iba yarahaye nawe nkagukiza izo nzoka abantu bakareka kukwitiranya n'urupfu kumva ukarya ifi n'ifiriti ukagira ibondo ukagira amabuno bimwe bigaragaza umuntu wiha urakoze kubona ukangaho sigara amahoro vayo hano hava ariko unesuri muranduka dupfuye iki jewe utayanjwa ariko hase ko muvugishwa ahubwo warwaye iki umva nudi ikintu ngushakira ni kimwe uri kumva ukambera nka umukomisiyoneri international bamwe bagenda baka komisiyoneri se komisiyoneri kaza ariko urabizi ko nkazi urashaka inzu ibyumba bingaho iyo muri etage fiti iri muri etage urumva afite douche na toilette fiti iri munsi y'umuhanda neza hejuru y'umuhanda we ntega amatwi uri kumva nyine urashaka kubaye bwoko bw'inzu niyo umukira avuga ntago wamuca mu ijambo nubwo ngiye kukwemerera amafaranga ugahubuka gutyo byagenda bite kibazo se akose ubwo utabeshye kuri muvuga nabi uguri butanga itike ya komisiyoneri ceceka menye niba ndagusinyira sheke cyangwa uri wa muntu ndaguha mu ntoki uri kumva ubundi nawe ujye wicara kuri toilette ya kizungu uvuga uti Yesu yabikoze uri kumva ukarara mukitaba telefone udahungiye tkuvuga ngo ngwiragwa ngo nicaye ku biti bibiri ngo ngwiragwamo uri kumva kirembo reka cyo nagushakira ariko si bini akanguka umva ikintu ngushakira uri kumva nudi Kadidasi yanura kabona agaki Didi wa undi wakoze mu rugo iwanjye ntabwo muzi shana nzi Didi amorera ngiye na Dafi mu rugo nawe nzo Didi yewe diba kamwikananutse wagira ngo noneho Imana yagakubiseho amabuno mu masasa bigiye ku Didasi yanase Didasi yanase niyo yitwa Didi Didasi yanacha uri kumva nese ugira ngo bura Dafi ndacyamwita Daforoza ngo ni Dafi umugore umukubita kakazina kamwe kanyere gatoya Dafi ese Didasi yana nawe n'umugore byumba aho wamukuye Didasi yana n'umugore se Didasi yana uri akara gakozi kanje ariko banza wumva utega amatwi wumve diru neza Didasi yana wamenyera aho ari Didasi yana nese niyo nzu washakaga banza wumva ariko namuhize namubuze uramushakira iki se banza wumve yakwibye se ceceka noneho urumva ngewe bana na Dafi Didasi yana yabaga mu rugo iwanjye uri kumva ye baba we Didi yaragiye ambera Didi Didi uriyubona bya bigore bivuga ngo ni iby'amabuno ngo bifite ibituza byigira gutya Didi nisi akaba na koma y'isi akaba na ekwateri akamanuka hasi kuri side mu mutima wanjye uravuze ngo Kadidasi yana burakara kangana kuri yango nubu umva burya umugore koko amenywa n'umugabo ariko se kirembo utabeshye ngewe nagize nya nka kwa kundi ushaka bluetooth ngiye kugira gutyo ibyo nahoye nabyo ninjye bizi nashatse itorosho n'abaterete byose none ahubwo ikivu cyari kintwaye tabeshye karanga mani mu bwonko yaranyisha umva icyo nshaka ro waruntu okay nta cyumvise icyo ushaka rega si wowe nyine ubishaka sibyo nubona ninegeje nicyo ashaka abagabo mwabaye gute kuri karakana banza ariko kuki wumva ngo none se ugira ngo niwe nyine ushaka nimero ze ntukabona umugore yidunda nta kibuno afite ngo ujye ntacyo yidunda nawe niba ubuzigemuye mani okay uri kumva nakumvise icyo ushaka urashaka nimero ze ndashaka nimero za bazatse umugore wawe se ko azizi cya gicucura wagenda ukabwira umukozi wakoresheje cyangwa umugore akakubona muri telefone ushakamo nimero uziko ibyo bintu bisenya
uyu uraza kumubwira ko jewe Dafi uraza kumubwira ko wamuboneye akandi kazi nshaka nyine. nimero oya genda Okay, noneho rero dore niyo diri ngushake diri Byarangiye, nshaka nabyumvise. kujyonzanira izo nimero za telefone Byarangiye, nabyumvise. uri kumva Yego. none wowe nuzingezaho umbwira icyo ushaka warunuwe nanjye nagukora icyo ushaka cyose ukava muri ubu bukene Kirimbo. abantu bakwitiranya n'urupfu ngo murarya mu kanwa Kirimbo n'umuhanda. zumyumva cyangwa nigendere. Eh. Sibyo kuko nabuye ko atari wowe nyine ushaka izi nimero. Ibintu ni bibiri. Icyambere cyo menya ibanga ryawe na Didasiana. Ubushatse narimena urumva ngagenda ngabwira n'umugore wawe rugasenyuka. Shatse nafatwa n'itangazo ni ikise so bimbwiye. Hari ibyo nari ngusabye icya kabiri. Urumva? Ntabwo ari wenyine umushaka. Ubwo bibaye ibintu bingahe bishobora gutuma utamubona. Urabanza wishyure. kumukire ngahe Nyine urama ngahe? banza uceceka uhembwa ngahe ngwino hano uhembwa ngahe Ngo urama ngahe? uhembwa ngahe Urama ngahe ahubwo? mbwira ubusabusa uhembwa nkwereke Ubu sinakwigendera ukanahamagara ku kwezi ugerenze 2020 wose urama ngahe nyine? ku kwezi ugenze 2020 fata 20 waganye n'iminsi 30 reba yukorera warunuwe ndigiye kuguha akazi gasaba iminota 5 Ndakubaza ngo urama ngahe kurimo wica ibintu ko urama ngahe weho? Erega afite abantu benshi abagabo nka batandatu. ndaguha kashi warunuwe Angahe nyine? ureko ndaguha umva we nunzanire nimero za telefone za Didi ndagukubita 10,000 ndagukubita senkani Kirembo nagatanga ibintu hagaraka ukorera Venise iyi minota umagaza angahe ku 50. 50 by'ibanga ry'urugo umbwiye weho. Mereza 100 cyangwa se ubundi byihorere. Aryo ubundi nimero z'umugore wawe sinzigira. werere ku bugorya ariko Mereza 100 nyine. ukazakura ryara kakana ariko ufite imyaka ingahe iyo umuntu afite ubwanwa arengeje imyaka 18 ko ari zona vuba wakantu wagira ngo uri telefone idafite batiri cyangwa batiri yawe ikaba yarabyimbye yarapfuye ntubimenye ubwonko bwawe burakora Uvuga ibyo ushaka sindi ukumva bizana 100. wenda ashaka kukwicaza mu bandi bagabo urya ifi n'ifiri Nago ndi bwicare mu bandi bagabo nubwo uri umugabo uri umugabo se umugabo ucinye mu mugore we wakantu ku buryo usura abantu ntibakubwira kubera imiyaga ibiri mu bantu nyishyura mu bagabo nongere kwishyira none umenyereye imvange z'ibishyimbo handi muri senkani ngwino utagira umujinya muri diro ngiye kugukubita 70,000 uri kumva se uhembwa veni 70. si senkani ndaba nkongereyeho reka ubucucu yamereza ingaruka ziza ariko se niba nguye ko nimero ndi buzizana uri mu biki njyewe ariko ubundi njyewe manuti bundi na diro nimwe narageraho yaba ari y'ubutaka yaba ari y'abantu yaba ari y'ikirere wanumye icyuma cyasagutse ku ndege so karako nakizana oya nzanira iyo si wayi zana nkuzanira ako kagore nako ngo nakaraya kawe oya se hafi ko ntukabwira umukire gutyo yemwe Dafi ko nabashakaga se wakwinjira se muri butike kwinjira se aya birihutirwa se ni ibintu ngwino nkubwire gato nyine by'amafaranga nyine by'amafaranga ibintu bitumye nkura mu iduka manu ni amahoro nyine narinje nyine ngo tuganire nyine ariko ibintu by'ibanga ibanga Dafi na manu se baganira biganira ukuntu nyine hano watsimbyemo abantu bari kwinywera ndavuze ni batatwumva tumva ibyacu numva se nteye ubwoba ni amahoro se reka buriya ibintu byacu ntabwo nabivugira ku mugaragaro ngomba kubanza nkabihisha nyine si hatagira umuntu ubyumva ngo bambwira vuba nigire mu kazi rero nyine wanije telefone utize telefone uyimaze iki ndashaka guhamagara umuntu w'ingenzi reka kandi urumva ntabwo byaberamo hano byihishe manu uturutse aho wari uri uje kumbwira ngo Dafi insoko nzi umbwira ibanga ni nguhe telefone niryo banga ugiye kumbwira bitesheje agaciro kandi n'ubundi telefone ngiye kuyivugiraho ibanga nta telefone se ufite wowe njyewe yanjye nyine yazimye n'amayini itarimo tizanye n'insoresore mugenzi wawe njye Dafi nguhe telefone yanjye ngo utize telefone y'umuntu se ko ari iy'umuntu niyo gutiza n'abandi bantu bose babonetse navuga iminota irenze 3 cyangwa 4 uba ahantu hose wari uhagaze Dafi n'ubonye ko ugomba gukiza telefone yanjye Dafi koko wakoreye Imana ko nibyo wambwiraga nigendere nigire mu kazi nibyo wambwiraga so bya telefone urabyanze ndabyanze rwose okay noneho basi siko wasaze bitarimo nyine reka mubwire kandi nyine kuki abaguzaze kuki abaguzaze ndagira ngo tupange diro yunguka
irimo amafaranga se Dafi none se ubu bintu bitarimo amafaranga njye byanzinda ngo nyine mbwira vuba nigire mu kazi ntumenye ko harimo abakiriya hariya mu iduka nyine banza umbwire vuga gahubwo gahoro banza umbwire niba utari buze kubigiraho ikibazo Dafi ngenge ikibazo ku mafaranga kuri diri bumbyarira amafaranga ahubwo wintinze nari ukuntu bishobora kuza birimo amafaranga ariko bikazamo n'umugabo ugasanga nyine birakariyemo umugabo se gute Dafi ndabizi abagore muvoma hafi umva nkubwiye niba diri ugiye kumbwira irimo amakashi we mbwira vuba vuba niyaguriye n'iduka ryanjye niba arimo amafaranga naho iby'umugabo ntabwo uri buze kugushwarisha n'umugabo Dafi cyangwa ugende uvuga ngo ngiye ngo manudi ngo ngira utugambo ariko se umugabo wanjye ahuriye na diri nyine biramutse bigize ahantu bihuriye Dafi banza ugire gutya uvuga ko bitari buze kubashwanisha mbwira vuba vuba wintinze Dafi ntabwo biri burukura akazi ariko nyine we mbwira nese business yanjye na Kirimbuzi bihuriye Kirimbuzi akora ibyo nanjye ngakora ibyanjye bihuriye ntacyo nyine nimba naho bihuriye ubwo nyine nimba wemeye ariko ko ari ibanga rikomeye kutagomba kubyasasa sibyo Dafi urumva nyine Didasiyene nyine uriya wakoraga nyine wakora kwa Ndimbati ni wawe nyine kora agakozi kanye ko mu rugo se nakoreshaga ku munsi kabaye ikizi nyine ngo yarengeje urugero nyine ubu bagabo bari kumushakisha hasi no hejuru ubu ninjye uri muri diro rero ako muntu ugira kugira amatiko adasanzwe ubu se Didasiyene ahuriye na business cyangwa ahuriye na diro ariko sinakubivuze ngo abagore muvoma hafi none se ubwo urumva utari buze kugira nyine ngaho uvuga ibyo uvuga Didasiyene na diro ubwo bihuriye nyine ukuntu ibintu bimeze sibyo ngende gushakisha nimero za Didasiyene abagabo bamubuze sibyo harimo n'umugabo wawe nyine harimo nde kandi umva uratangiye kandi twari twabisezeranye harimo nde simvuze abagabo se nande wundi n'umugabo wawe nawe ari mushaka nimero zande nyine Didasiyene nyine yarengeje urugero nyine none barazishakira iki nyine ubu ngende kuri misiyo yo kugira ngo nzane izo nimero nyine bongere bahure nyine baramubuze kandi ubu niwe wari wenyine uzifite waturangira hanyuma ngende ndungukira rwose rero reka nkubwire inyungu gusa ubundi n'ingwahe na 5 ntiwazimba ubundi ariko manu uzi ko mfata nk'umuntu uciriritse uri aho ngaho wabuze icyo akora mbese si imibare y'ingahe 10 ibihumbi 10 kubera iki we baraguha ngahe se ko manu umeze nk'umukomisiyoneri n'undi ariko akazi kawe kakuzinduye we baraguha ngahe n'ubundi reka rero nkwereka sibyo n'ubundi ni 70 Kirimbuzi yamaye n'ubundi n'umugabo wawe sibyo ubwo ndaguha senkani veni n'undi izo nkorera ku kwezi zikoreye umunsi umwe nta manu uretse banza umbwira akantu ntabwo nkumvise Kirimbuzi n'abandi bagabo bashaka nimero ya Didasiyene nyirabimbwira nyine menye uko ndubaka nanjye nuza no kushyiramo ibyo bandi bagabo rero ubwo uragira ngo nayo bamaye nayo yaryeho ngewe uraryayo mu rugo rwawe umereze nimero ujye kuzakirimbuza 70 yaguhaye cyane imwe by'amagambo byo gusa ubwo urumva ngiye nimba nafite nimero amafaranga urumva ngiye atari ingaro mereza nimero ngiye none se wazimuha ntago amafaranga ariko nayo ushira mu ariko se urumva ndi igicucu bigezaho ngiye nkubwiye ko ufata senkani ngafata 20 nkigendera sigira telefone yawe unyigusigira gute se sigira telefone yawe nguhe nimero yanjye urumva ugende uyitange niba guha amafaranga nawe uzuyame kuko bashobora no kukwambura rega ugasanga nimero iratanzwe n'amafaranga arabuze Dafi nguhe telefone ngisigira nyine ku buryo utanze nayo senkani yanjye telefone nyiteza ingaro ngwino me nimero telefone iri he ariko se singira kiri Kirimbuzi ashaka nimero ariko nta kindi abimenye nibangura ari inyibiye nibangura ari inyibiye reka dukora akazi ubwo nahita mbivamo nahita mvuga kuri iki Soko Kirimbuzi uri mu biki akunda umugabo ntabwo uri inkunguzi ubushinze mu bishyimbo buzandi hantu hagarara ubuzandi hantu hagarara naribwira mbure hose nkagerayo ko reka ibyo turabivugaho nyuma ushaka kumenya amafaranga yanjye narabitse ahangaha mu ijipo mu mufuka w'inyuma aho yagiye amafaranga 70 amafaranga 70 ushaka kumenya ahantu amafaranga yanjye yagiye reba neza yarabitse mwangaha enda nawe reba niba yenda ufite amaso 6 nta kamashini wayahaye reba nyine urebe kaba gafite bluetooth kakayagurukana ndashaka amafaranga yanjye kiri 70 sinzi hano byagenda bibuze niwe tubana ahangaha muri iyi nzu nta mwana nta mukozi nta mushyitsi weruka ahangaha nta mafaranga yanjye wakuye muri iyo jipo ako Dafi ngiye birambabaza nk'ibiyumba z'amafaranga maze igihe nicaye hano kuko ntaba hano iminsi ntibaye iminsi
ntumbona hano Kirimbo wowe ugira ibiki none se tuvuga ko muri iyi nzu noneho harimo usibye kuba naragize nkagira nkipushika bingahe bitanu singaya sinategereje ko wenda muzashyushya amazi nta kintu kirimo nk'ayabambonye mumeze nabi cyangwa mutangiye kwituma nabi nk'ayaba mukajya kugura agafu Kirimbo wintera impuhwe z'amafuti nakubwiye ngo nabitse amafaranga yanjye ahangahe mu 70 nzi ko nzabiranguza wasabune na saradine nyashira mwanga umufuka nyuma nyashira ahijya muri iriya mari iri inyuma ya ntuzi ya cya kintuzi cya kivarize kimwe cyacitse urumva nzi ko nzayaranguza none amafaranga yanjye arihe Kirimbo kuri ntaho naguhisha mugore nkunda hanyuma se kuva ko noneho amafaranga agira amaguru agira amababa agira moteri agira iki ariko naho muri nanga amadeni warebye ese warebyemo no kuntera ubujinya Kirimbo baba nanyekana amafaranga yanjye ari reba neza uribuka wari wayabitsemo hano aho umufuka nyuma niho yarabitse ni wowe ubaha ngaha ntaho uba wagiye ntaho nagiye nukuri hanyuma amafaranga yatwara nande gutoranya kugira ngo tubone iyo tuzatera ubutaha imbuto hanyuma dukuremo ibindi iby'imbuto byihorere wimvangavangira gusha kwagarara ngaho wimvangavangira ibishyimbo byihorere ndabyikorera ubundi usanzwe utwara ibishyimbo ko wigize ntukore kumeza utya mu masengero y'umweru mu makabutura y'umweru ntacyo ukora ntabwo nza ngo yagiye ngewe ntabwo mbizi rwose amafaranga niba amafaranga y'iki gihe afite n'amapine simbizi ninde injira ntabyo nzi rwose nimwinjire hano ukayabika yenge ntabwo mpereza ijipo yanjye hano mpereza ijipo yanjye hano Kirimbo ntabyo nzi pe ntabyo uzi ariko ndabona neza dushaka munzaniye ubusa ariko basava ntabwo narindi muraho ndi gutora imyaka dore wa muntu we muri iyi minsi nagiye kubona mbona havuyemo ibi ubundi neza gatoni ariko ndavugane naho Imana Manu kuri kundondero niba gatoni ariko munzaniye ubusa nubwo mumamagaye munzaniye ubusa ntabwo narindi hano hafi Manu ndashaka ngo usobanurire ibintu byose mbere yuko mbitangira byere kubisobanura ndasobanura iki ko nyine Manu bisobanura ibintu byose uko biri nuko byatanye nuko byarangiye byose bisobanura tugirire vuba irava turihuta ntabwo uzi kuvuga mbyivugire byivugire ntabwo ngiye rwose namenya ibanga ngana gutya urarimena kangahe se bivuge se cyangwa mbyivugire uko mamunzanye gute kuko ubuse ko ibintu twari twabisoje tukanapinga tukanatega ngo nta kintu ngo nturi buvome hafi none uragira ngo mene ibanga ngana gutya ko urimene kangahe se urimena kangahe papa sava nawe telesiforo nandi kuri butike mu kanya kashize harahirye uyu muhungu asanga yaza nk'iyagatera arambira ngo ni muhe nimero ngo ya Didasiyene ariko yari diro ceceka ngo muhe nimero Didasiyene ngo ayihereze ngo uyu mugabo Kirimbuzi ngo hari n'abandi bashaka izo nimero za Didasiyene ngo hari ukuntu ngo harabwenge ngo ari umuntu ngo wadanje ngo arakazi ngo ni muhe nimero ngo ya Didasiyene ndamugane se nimero ya Didasiyene ngewe urampiki ati Kirimbuzi anyemera amafaranga 70,000 mpa nimero ya Didasiyene ndaguha 50 nanjye nsigane 20 numva ni diro ndamuha nimero 70 yarabwenge ngo yego ngo nyine ngo abone nimero ya Didasiyene uyu mugabo urumva ndangije ibintu byose mugiye kuvugira hanjye mvuga veni zanjye nimuzivugeho mu bintu byose bigiye kuvugirwa aha veni zanjye zijye ku ruhande papa sava ndangije mu nimero amafaranga 50,000 byose ibyo rata Kirimbo ntabwo abonye nimero zawe Didi sinaguhaye nimero ze ubwo mwabona muvuze muze ngo nayo kwandika batire mu kayandutse ubwo murashaka kundutsa nandi mbati yamaye kandi ubwo nabumvise ubwo mutangiye kugenda mumbwira ibintu murashaka kundutsa nandi mbati papa sava yampaye amafaranga 50 Manu nawe asigarana 20 ndavuga ngo ni dire nanjye niboreye amafaranga nzajya kuyaranguza nanjye nagura iduka ryanjye ikintu gitumye mbahamagara kinambabaje kurusha ibindi bintu byose nsanze amafaranga uyu muhambirwa yatanze w'umugabo ari amafaranga yanjye natsimbye mwijipo ngizana iyo shipira aho ngaho inyuma nafashe amafaranga yanjye zana hano zana nafashe amafaranga 70,000 papa sava nyatsimba muri iyi jipo nzi ko nzaranguza amasaradini papa sava ndagenda nyashyira muri mare gutya muri valize ngira gutya ndayihisha mwahanga muri valize ikintu kimwe nsanze ari amafaranga 70,000 yatanze arangira naratsimbye papa sava abariyo niyo yatanze yaguzemo nimero yego niyo yaguzemo nimero za Didasiyene papa sava nimero kugira ngo bajyara bwege ariko mana yanjye urwese papa sava niba yaratanze 70 yo kumubona
yo kubona nimero ubwo ndibaza nibahura noneho uzagurisha inzu. ariko papa Safa uretse urebe nibejeje ibishyimbo niko teresifu kagahanya ryaduri oya ryaduri ukuntu ari kabi ufite ikindi kiraka cyane. oya ibya hano birangirira aha iby'abandi tubyihorere. papa Safa mutandutsa uyu mugabo abyuka yicaye ahangaha nkamuha icyayi saa sita nkamugaburira nijoro nkamugaburira iminsi maze kuba nk'amezi nk'angahe yicaye ahangaha nta kazi afite nayo mbonye arafite akayashyira manu ngo amuhe nimero z'abagore wakigoryiwe cy'umugabo basi ushaka yenda umugore w'umukire nawe akajya guha amafaranga nanjye ukampereza ayo mbonye nayo yatanze. ubundi se mubaze wa mugabo niba nta kazi ufite ukaba urimo kwiba urugo ubundi umuntu udafite akazi umuntu udakora umuntu nta kintu afite ushyuha utema oya mureke bano n'ubundi se ko wabivuze n'ubundi ntacyo ukoze.